Kuki udakorera miliyoni imwe, miliyoni 10 cyangwa miliyoni 50? Nta gushidikanya aya ni amafaranga menshi yaguhindurira ubuzima. Muri iyi video ngiye kukubwira ubumenyi butanu buhemba amafaranga menshi kubera ukuntu ababufite baba bakenewe ku isoko ry'umurimo aho ariho hose ku isi. Abantu bamwe na bamwe bafatiranye amahirwe bakimenya ubu bumenyi maze bakabwihuguramo mu buryo buhagije, batunze akayabo. Ubumenyi bwa mbere buri kuri uru rutonde ni ubwanditsi. Nimvuga ubwanditsi wumve gukora imirimo ijyanye na copywriting. Copywriting ni ukwandika inyandiko ishishikariza abantu gukora ikintu runaka. Kugira ubumenyi bwo guhanga cyangwa gutegura inyandiko hagamijwe gutuma hamamazwa cyangwa hagacuruzwa ibintu runaka ni ubumenyi bukenewe cyane. Copywriting ikunze gukoreshwa cyane cyane bapostinga description z'ibicuruzwa ku mbuga nkoranyambaga, kuri za email z'ubucuruzi, za content zishyirwa ku ma website na za content zamamazwa ku maradiyo na za televiziyo. Igihe cyose ufite ubu bumenyi buhagije ndetse n'ubuhanga, kampani nyinshi zizakwifuza kugira ngo ujye uzitegurira ibyo zamamaza. Aha niho uzatangira kwisanga buri kwezi ukorera akayabo. Ubumenyi bwa kabiri ni ukugira ubumenyi mu gutunganya amashusho neza kandi afite ireme. Kugira ubumenyi mu gutunganya amashusho neza bikugira umuntu uhora ushakishwa n'abantu benshi batandukanye, nk'ababa bashaka ko ubatunganyiriza video zo gushyira kuri YouTube, kuri Instagram na TikTok n'ahandi. Nubwo waba uri umunyamwuga n'ubundi ukomeza gukora amafaranga make kubera ko buri wese azaba ashaka kumara igihe kirekire nawe agusobanurira content ye. Igihe rero ufite abantu benshi bose bashaka ko ubeditingira amavideo yabo, hari ubwo akazi kakubana kenshi maze ukabura uko ukora za video nziza ndetse zifite ireme n'agaciro kari hejuru. Mu gihe cyose wifuza gukora amafaranga menshi muri uyu mwuga, ikintu cya mbere ukwiriye gukora ni ugushaka ubumenyi buhagije bwerekeranye no gutunganya video. Icya kabiri wakora mu gihe ushaka gutunganya amavideo afite agaciro kari hejuru nuko ugira ubumenyi mu bijyanye no gutegura content nziza, ndetse ugafata igihe ukiga kuri audience wifuza kugezaho video zawe, ukagerageza kumenya ibyo bakunda, ugerageza kubaha amahitamo menshi atandukanye ndetse no kuborohereza ubuzima, ugerageza kubaha ibintu by'ingenzi kandi byerekeranye. Mu gihe ugaragarije abakiriya cyangwa ba boss bawe izo video zifite agaciro kari hejuru kandi zifite ireme, uzaba wihesheje agaciro kenshi kandi uzaba uri umuntu w'ingenzi cyane kandi uhenze kuri ba boss bawe cyangwa abakiriya bawe ku buryo bazaba batifuza kugutakaza. Ubumenyi bwa gatatu buhemba neza ni YouTube. Bukaba ari bwo bumenyi bukomeye kubumenya kurenza ubundi bwose ndaza kuvugaho. Kugira ubumenyi ku mikorere ya YouTube nayo ni uburyo bwiza bwo kwinjiza amafaranga menshi, kandi ikaba ishobora kuzakomeza kukwinjiza amafaranga no mu gihe kirekire kizaza kurusha ubundi bumenyi bwose turi buvugeho. Bishobora kuba byagufata amezi runaka utari wagerayo winjiza mu gihe ugitangira, ariko iyo umaze kwinjiza uba washobora no kugenda umenya ubushobozi wifitemo ndetse ukagenda waguka mu buryo bw'imikorere ndetse no kwigenga mu buryo bw'imitungo no kuba rwiyemezamirimo kuri yo. Ubashije kwiga kuri audience yawe neza ndetse ukabaha n'ibyo bakunda, nubwo bishobora kugukomerera, ariko iyo umaze kubitahura uba wabasha kuba wakwinjiza amafaranga menshi kandi ahoraho. Ubumenyi bwa kane buhemba neza ni ukwigisha ndetse no gukora coaching. Ubaye hari ubumenyi ufite runaka ukaba uri umuhanga muri bwo, ushobora kuba watangira kujya ubwigisha abandi batabuzi cyangwa ukabakocinga ku byerekeranye n'uko nabo bamenya ubwo bumenyi nawe uzi. Ushobora kuba wabikora mu buryo bwinshi butandukanye bwiza kandi butakugoye. Ushobora kuzajya ukocinga umuntu umwe ku wundi. Ushobora nanone gutegura amasomo ukayigisha cyangwa ugategura amavideo y'amasomo yawe ya coaching maze ukajya uyakocinga mu buryo buziguye, ufasha abakiriya bawe wifashishije video wakoze mbere, cyangwa se ukajya ushyira video z'amasomo yawe kuri channel yawe ya YouTube. Kuba mwarimu mwiza bisaba kuba uri umuhanga muri communication, ugatekereza ku bwoko bw'ibintu byafasha abanyeshuri uba ukeka ko baziga isomo ryawe. Kubera ko abantu biga mu buryo butandukanye, ni wibanda ku buryo bwiza bwo kwigisha abanyeshuri bawe, uzabona inyungu nyinshi muri uyu mwuga wo kwigisha cyangwa gukocinga abantu online.
Ubumenyi bwa gatanu ni ubumenyi bwo kugurisha. Ubumenyi bwo kugurisha ni bumwe mu bumenyi bw'ibanze kandi bukomeye ku bijyanye no kwinjiza amafaranga menshi kuri iyi lisite twakoze. Kugira ubumenyi bwinshi ku bijyanye no kugurisha ni ubumenyi bugira ingaruka cyangwa uruhare runini muri bizinesi. Abahanga mu bijyanye no gucuruza uzabona ahantu hose baba bari gucuruza, haba mu kazi cyangwa hanze y'akazi, ndetse no mu buzima bwabo bwite naho baba bari gucuruza. Muri bizinesi baba bari gucuruza, ahantu hose baba bagerageza kumvisha abakiriya babo uko bakwiriye kugura ibicuruzwa byabo, cyangwa bakaba abafatanyabikorwa babo, bakagerageza kuganira n'imiryango mito cyangwa migari uko baba abafatanyabikorwa. Ba bantu wasangaga muri sosiyete barimo baba bafite icyo bari gucuruza, bamwe muri bo ugasanga ku ishuri bigagaho barabahanaga cyangwa bakabirukana kubera ubucuruzi. Abafashe igihe cyabo bakongera ubumenyi kuri izo mpano zabo ni bamwe mu bakire bari gukorera akayabo muri iyi minsi. Muri ubu bumenyi butanu tumaze kuvugaho, ubumenyi bwose wakwiga bushobora kuba bwakugeza ku mafaranga menshi. Gusa mu gihe uhisemo kwiga bumwe muri ubu bumenyi, ukwiye gukora igishoboka byose ukabumasteringa neza, kandi icyo waba ukora cyose ukita ku kunoza cyane icyo ukora ndetse ugaha agaciro abakiriya bawe. Ndizera ko bizakugendekera neza. Ndizera ko iyi video yagushimishije. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Like na comment byawe ni ingenzi cyane kuri twe. Njye ndi Ishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.